ufashe ikode jewe muri telefone ko habamo simukadi muri kadi zo zituruka yewe Nyira mama niwe neza mwana makongeye kugikiga ngo kugikiga gukora iki se kandi mutwaje cyangwa nuko turabakene nese kuba turabakene bivuze ko ugikiga mani nzajya mwoherereza amafaranga reka nkubwire rero wa mubyeyi nubwo uri kwanga ko umwana ajya i Kigali reba ukuntu ugenda umusita iyi mitatu yari ahantu wigeze uyibona ntabwo njya nkunda kubibona umva nawe azaza ari umusitari nkanjye menshi hafi aho ngaho ahubwo wowe urabura iki kutamwohereza agiye gukora akahe kazi ni akazi ko mu rugo niyo nanjye sinumva ngo baza batwite ari nabo mbona oya mama ntabwo nzamuvuze kubera iki abandi ko baza batwite wowe uzabuzwa neza oya mureke umva nkubwira nyine bitewe n'ubukene mufite n'ukuntu hariya ahantu iwanyu haza wamureka nawe akazagusirimura ntacyo byaba bitwaye sibyo mwana wanjye amahirwe meza nose nabigenza reka tumujyane n'ubundi byose ni inyatsi arabeho bayigere amahoro nagenda uba umwana mwiza maze nzabikora uzabikora nk'uko mbigusabye maze ubundi icyo uzambwire kandi ndabizi ko uriya mugabo ataguhemukira ntabwo nabikora ndabizi ko ataguhemukira pe wowe nugira ikibazo uzandabura iyi nzakubwira reka igipangu cyiza umugeni ko cyabana dore aha ngaha niho kwa kazungu nuko manga ureba ariko ko manga nawe kuko umva dore turi kubona nawe uriyo tuba twicaye hano kuri iri buye araza adusanga banguka tuba mana y'isi n'ijuru umwana wanjye aje atwite mana yanjye sinzi ko nabigenda noneho nabifatisha biri ariko mana yanjye aje atwite sinzi ukuntu namugenza nimba namwica mana yo mu ijuru ndindira umwana mukomere cyane urabona neza kazungu rero dore wa mukozi wasabye ngo uyu ndamuzanye ahubwo uramenga iki ko namuzanye wari wamuhagejeje sare nguyu rwose isazashobora akazira urashobora ukubona adakuzi ariko bigaragara nk'aho akiri uwo mwana we iyo ureba ukuntu nzani ukuze oya se n'uyu nguyu yarakuze ahubwo aho uri kubona adakuze ni hehe muriho neza umwitegereza urebe azajya agashobora ko kuba ukoze ibyombo no kuwunega se azajya abishiririza ahubwo nushaka uzana nkubwira ajya uzana imodoka hari icyo bitwaye imodoka iyi modoka iyo ntazashaka umuntu nyine wajya uyoza nta kibazo rero nimba imodoka ntayirimo ibindi nta bintu birenze byose azabishobora ntareba ubwo ngubwo twagenda tukavuganira mu rugo nta kibazo umujyane kabisa niyo gahunda agaro mugiye amakuru uzi inkuru atikanye na yese kandi cyacu kicyaravuga ngo ni kwinime cyagiye muri Kajyana cyagiye hehe muri Kajyana hehe nyine i Kigali wewe nibyo kuba kandi yanjye n'urugi rwa telefone akabanyarwanda muri bese kumubwira uri akwiruka cyafata kwe kumubishati oya sha hari iPhone apfuye imbwa yapfuye wari wabona umuntu bakubise bakamuhinduramo nyababyeyi ngere ahubwo se usibye ko duhuriye hano epfo mu nzira igeze muri he nawe agwero ndaje nzemwe umva rate mubwire mwana mwana birangegera umuhambirwa yaje arambwira ngo ujye kumurebera icyo cyana kandi urukumva ngo cyagiye i Kigali yagiye umwanya nari gukorera nari kuba nkore nka bitatu yari kuncuka ngo ujye kukimurebera ubwo rahise nkumakame muri n'urugi rwa telefone nari mfite telefone kabuze katagira urugi nahise ngwifukana kamuhanye ariko sha muri kuvugana iki sha ariko sha ninde muba ariko mwana abiri ko bisho umva nyine ngamo mikote cyane muri gusa n'umupira nawe utwaye ngewe waje umva sha
mwangarurira ibyanjye tayari makanyaga wasaze kwa mudugudu ibi na